Ikibazo cy'abakodesha n'abakodesherezwa amazu mu mujyi wa Kigali kuri bamwe na bamwe gikomeje guteza ubwumvikane buke ndetse kiganakurura amakimbirane no kumvikana ugasanga biragoye. Urugero nahazwi nko mu Budurirane mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore utangira utwibwira ngo yaje gukodesha ariko amaze hafi umwaka wose atishyura inzu, haziramo n'ibihe bya COVID-19 maze ngo ibyo kwihanganirwa. Bamwe mu bana b'uwo akodeshereza we aravuga ko ngo aribo bateje umutima mubi ngo nyirinzu ngo atangira kumwuka inaba adafite ahajya, none ngo ibi byatumye batangira kuzajya bafatana mu mashati ndetse bigera no mu nzego. Nitwa Ntawirusha Anastasia, mfite ikibazo cy'ihohoterwa nakorewe na hano, nari ncumbikiwe n'umukecuru yitwa Tate. Nza kugira ikibazo kuko mfite amakimbirane n'uwo twashakanye, mfite ikibazo muri Nyanza cyanze gukemuka mbura ubwishyu. Umukecuru turiyumvikanira, yari amaze iminsi myinshi ancumbikiye, tukamufasha uturimo tukamukorera mu rugo. Umuhungu we rero twabanaga na mbere dufitanye amakimbirane, avuga ko mba mu nzu ntishyura ariko mama we akandengera. Hari aho yagiye mu nzu afata imyenda yanjye yose n'ibintu byose binzirera arabijugunya, sinzi aho yabijyanye. Avuga ati ntago natanga amakuru kandi mama wanshyigikiye. Ubwo rero ejo bundi kuri 25 aravuga ngo nishyure umuriro, ntarayabona nazindutse mvuye kurangura utu tuntu turaha, nje sanga binjiye mu nzu ngo guca itsinga ngo sinishyure umuriro. Araza ntegera hano ngo simpadandi karankubita, nibwo yafataga nyine ngo ndohaha mureba ndeze bifata ubusa. Nagiye no kwa muganga mpamara 2. Ejo bundi kuwa 4 RIB arambwira ngo Fisto ntacyo wamukoraho, taha cyangwa urorere. Fisto n'ubu uwo wankubise ahamagara Fisto aramubwira ngo uyu mugore azahakwirirwa tukana ngo taha ngo ugende, ahubwo ngo umpe nomero za Theo. Ndangije nyine asigara nyihaniza ngo wowe guhora utukana ukimbirana n'abayobozi. Ndamubwira ni noneho ndabyemera nshira isoni abayobozi, ntangira amakuru anyereka amafoto bano bamuhaye ndimo gutukana. Nibyo ni byiza yatange, wenda nge mpanwe kuko mpangana n'abayobozi. Uratukanyise? Hari amagambo navuze ninuba kuko ntarengerwa. Naravuze ni kuki murengera abantu bakomeye, rubanda rugufi rutarega. Ntarengana, reba ukuntu baje mu nzu barakinga abana birirwa ku gasozi barananyiba, ubwo bari nanyibye telefone. Kamwishyura urumva uzaba mu nzu y'ubuntu? Oya, n'ubu nuko nari maze iminsi ndwaye inkoni mba naranagiye. Amaze kudutangariza ibi nyuma yo kumva ko uyu mugore cyangwa se uyu mukecuru akodeshereza inzu, avuga ko ngo we babanye neza ngo uretse umuhungu we, byatumye tumwegera ariko ntibyari byoroshye. Atubwira ko atagikeneye uyu mupangayi kuko ngo ni neza yamugiriye ntayabona, ahubwo igihe yitaga ko umuhungu we ngo yaba ari umwanga, avuga ko ahubwo ngo ashaka kumuhitana kugeza ngo ubwo yaje kumukanda ubugabo. Ntabwo mwubaha, urabona imyaka yanjye ukubaha ukampagarara. Icyo mbaza nicyo ikibazo dufitanye. Narababwiye nti ntabwo muriha amafaranga, ni mu bihe bibi. Kubera ko ari mu bihe bibi nta mafaranga mundiho. Giye kugira ngo njye mpurambagurira umuriro tibiba. Mujye mufucanga amafaranga mugura umuriro. Noneho umudamu yanga kugura umuriro kandi aracuruza. Ndagenda mpamagara umugabo wahariye, umugabo w'umudamu. Nzanira ipensi arayizana, ndagenda Soke n'abana be bahari. Soke ndayica kandi igihe nashaka gukuraho n'umuryango, n'inzu yanjye niyubakiye n'umuryango nashaka gukuraho. Umfasi reka mbatekereza icyo gihe Fisto yari ahari, nuko kuraho itara ndihereza abana be hariya ndagenda. Noneho rero ngo nyuma ngo sinzi umuntu wamubwiye ngo ni Fisto ngo wagiye ngo akuramo ngo yica Soke mu nzu ye. Ageze ku muhanda ngo umugore aramusimbukira amufata ubugabo. Murabizi namwe mwarizi, iyo umuntu agufashe igitsina neza umutsi wo muri bikomunikana n'umutsi wo muri serifu, atabizi atazi ibyo ari byo aramusumbira aramufata. Amufashe Fisto akagerageza kumwikuraho biranga, abantu barahurura nibo babakuye. Naho ibyo avuga ngo yaramukubise ni ukubeshya. Mbwira umuntu wakoreye ibyo bintu akabikorera umwana wanjye,
njyewe nishimiye ko mbana nawe mu rugo rwanjye niyubakiye jyenyine, urumva agenda byishimiye, ntabwo nicuza neza namugiriye pe, kuko uri ku isi igira neza, ntubuze aho uzagarukira. Niba umuntu atazanyitura neza, Imana izabishyira mu bana banjye, ntazabura umwana wanjye ugirirwa neza. Mfite n'ababa mu mahanga pe, bahura n'umunyamahanga akabagirira neza, ntabwo mbyicuza. Ariko niba madamu, niba uzi ko nakugiriye ibyiza, ukwiriye gufata inzira ukimuka ukamvira mu nzira. Icyo ni cyo jyewe musaba. Ariho aranyitura inabi mwabana mwe. Tubajije ubuyobozi bw'uyu mudugudu bwadutangarije ko ngo uyu mugore ukodesha ngo agira amahane cyane, ndetse ngo akaba akunda kugirana ibibazo n'abaturage, kuko ngo ibibazo byose byagerageje kumugeraho ngo kandi ngo ni byinshi, ngo byasangaga ngo ari mu mafuti cyangwa se ibyo avuga ngo bidafatika. Ariko nanone akongeraho akavuga ko n'uyu nyirinzu nawe ngo atoroshye. Gusa ibyo kuvuga ngo yarakubiswe, uyu muyobozi w'umudugudu avuga ko nta byamugezeho, ndetse anatungurwa no kumva ko ngo byaba byarageze kuri RIB, akavuga ko ngo nta kwirukira mu nzego. Ikindi kandi yongera gushimangira nuko ngo inzego zitandukanye zihora zibakangurira kwirinda amakimbirane, mu gihe ngo niba ukodesha utakagombye kwihambira ahantu hateza umutekano muke, kwa ahubwo ngo amafaranga yawe ushobora kuyajyana kandi ukaba ujya gukodesha, n'ubundi iyo nzu ngo utabara yubatse, bivuze ko utagomba kuhanambira mu gihe waba unahateza ibibazo. Ni ikibazo bamwe mu bapangayi na ba nyiramazu, bamwe bavuga ko ngo leta yakagombye kugira icyo bitanga nk'umurongo, ariko nanone ari nyirinzi akakubwira ko aba akeneye amafaranga. Umupangayi nawe yakwitwaza iki cyorezo cya COVID-19, ibi ugasanga inzego zibagira inama yo kumvikana, kuko ibibazo byageze kuri bose, kandi n'ubundi bajya kujya mu nzu cyangwa se gukodeshezanya hamwe. Ibi ngo ni ibiganiro baba bagiranye, n'ubu ngo umwe agize ikibazo bagomba kubiganiraho bidakuriye amakimbirane. Celestin Ntawuyirusha amaboko, BTN TV i Kigali.